Imana itugejeje muri 2023. Ndi hariya umwuka yansanze arambwira ngo ibi bihe turimo ntibibakaba, dutegereje Mesiya kandi azaza. Dushima Imana yatugeze ahantu ivuga tukayumva, kuko turi hahandi twavuga ngo dusabe icyo Papa yifuza muri uku kwezi ntabwo twayumvaga, ariko tugeze ahantu iravuga ngo bana banjye turayumva, navuga ngo nzabatuza muri Kigali turayumva, navuga ngo nzabaha kuvugira kuri kamera turayumva, wowe wazamuri haleluya. Ari mu rw'Imana Imana ngo tugere babiri. Shimye Imana ko nongeye kubona Inosa mu kanya yahoje abiyutsa biherukana yaradutwaye turi kuva i Butare ndege na pasiteri na madamu hacera 2015, none mubonye yarabyibushye. Haleluya. Nabonye yarabyibushye ariko ngo hari promosiyo zamuteye. Haleluya. Haleluya. Tutuzanye ibi bihe birakomeye. Ubwa ibihugu bikomeye byatoye itegeko yuko bagiye gukora ibitsina by'abagabo n'iby'abagore bahe uburenganzira abazunguzayi bajya biga babizunguza. Urumva bidakomeye? Njye nimumva ngo ntakibazo n'icy'abagabo n'icy'abagore kubera ikibazo bishize ku isoko. Ibi bihe birakomeye. Nitonde hagiye gukora imbaraga z'amasengesho, abantu bavuganye n'Imana bagiye kuhaca. Ibi bihe nibyo Daniel yavuze. Yaravuze ngo icyakora bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari yamurira. Haleluya. Papa se yarangije gushyiraho itegeko, shyiraho itegeko umugabo ku mugabo bisezera, kandi ibihugu byaritoye tansiyo, mugore n'umugore basezerane. Haleluya. Ariko mbarazi Imana yabo dutegereje Mesiya kandi azaza. Ntabwo bafite muri iyi njyana mvuga ngo ndumva ntabwo. Haleluya. Hejuru dusomere ijambo ndumva ndimo ndafashwa cyane. Kuva ibice 33 ndatangiye bikwimana jinganiza. Gitabo cya kabiri cy'Amose cyitwa Kuva ibice 33. Yewe basome mu izina rya Yesu Kristo. genda neza Kristo. Handitse ngo ubivangire kuba umubavu, Ubivangire kuba umubavu winjijwe n'abahanga, wirangara ushyirwaho ufite subira inyuma gato. Yego. Ndagira ngo ntuzaye kuranga mama ndo na nyiranzara bumvisha abagira komeza. Yego. 35. Ubivangire kuba umubavu winjijwe n'abahanga, Ubivangire kuba umubavu windishwe n'abahanga, ushyirwemo umunyu we, ushyirwemo umunyu we, ushyirwemo umunyu ushyirwemo umunyu we kugira ikindi kivangwamo, we kugira ikindi uvangamo, ube uwera. Yicara Imana bwira mugenzi wawe ngo uvange kutamubwira, hindukirira hirya umubwire ngo ubivange ute. Uranyumvise? Ntabwo umubwire, ongera umubwire ubivange ute. Akubwira ngo iki? Haleluya. Amazina yanjye nitwa Nzasaba Placide, ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 3, imfura n'umukobwa, abandi 2 n'abakobwa. Murumva Yesu n'abahungu, imfura n'umukobwa, abandi 2 n'abahungu. Murumva Yesu atabisobanuye se? Yahinduye dosiye, bari baravuze ngo sinzabyara Yesu ndaha hantu aravuga ngo byara.
Haleluya. Nshimiye Imana yajyaga ivuga ibi bintu turi kavuga ngo nzashiramo amakara. Pastor urabyibutse. Pose urabyibutse. Akavuga ati ariko nakunye kare kariya kuko bizashoboka. Ariko bihereza Imana icyubahiro kuko igivuga igasohoza. Imana yagiye ivuga ibintu byinshi njye maze kubibonesha n'amaso yawe. Nigeze gutebera kuko inyana hari akazu kari muri voka kameze k'umuntu kagiye guhirima na n'ubu karacyaha. Abwira Imana ngo koko nakariya karakunanenguka hari abantu bahazamuka, ariko ndashima Imana kuko igivuga igasohoza. Mbwirira mugenzi wawe ngo yongerere icyizere. Yigirira iki? Tubona abantu batakariza Imana yacu icyizere, ariko Imana yacu iracyakora. Muri iyi nzara birirwa ngo nubwo utayibona erega irahari, nubwo icecetse irimo gukora. Haleluya. Nubwo icecetse irimo gukora. Haleluya. Shimishijwe n'Imana kubw'aka kandi Imana impaye ngo dusangirire ijambo. Tugiye kurivugaho gato ubundi dusenge Imana tuyibwire ngo bana natwe muri uyu munsi. Hanyuma ntiwishinge mugenzi wawe. Ushobora kumwishinga umugabo wari mu kazi arazana bitanu. None se n'umwishinga wowe wawe uri kumwe hano biraza kugenda bino. Aha hantu rero ni ahantu umuntu ajugunya akaguru akabwira Imana ngo birebe. Yego kabwira Imana ngo ni ukuri maze icyumweru nakora none uyu munsi utandukanye no ku cyumweru. Ku cyumweru buriya buri muntu wese mu bantu basenga bazi yuko ari muze gusenga yarangiza agataha akaryama, ariko uyu munsi ni uwo kwirwanya. Imana ishimwe. Twavuze ngo kumaramaza bitera Imana gukora. Babyumvise n'ubu? Kumaramaza bitera Imana kugira gute? Gukora. Iyo wamaramaje ugasenga ukavuga ngo ndetse icyaha n'igisa nacyo, Imana ikabibona ikavuga ngo ntuze ntamubona, iravuga ngo kabisa uyu munsi ndakora kubera iki yamaramaje. Umugabo Daniel baramubwiye ngo hagiye itegeko ryo gusenga umwami, akabanukirwa ko ari i Babuloni. Imana yarababwiye ngo nimujya mu mahanga n'akabahindura, muzamenye ko ndi Uwiteka Imana yawe, muzajye musenga mumpamagare nzabumva kandi nanjye nzabitaba. Aho uzagera hose uzampamagare nzakumva. Yumvise itegeko bashizeho, aravuga ngo turi iwacu Babuloni, haravuzwe ngo tujye tumaramaza bizatuma Imana yacu ikora. Haleluya. Aravuga ngo sinshobora gusenga umwami, aravuga ngo nzasenga Imana yacu yonyine, niyo yo kungendera, niyo yo kundwanirira ngo yerekeza isiyo. Tangira aravuga ngo uteye ube mu ruhande ngo baramufashe, ngo bamufashe bamushyira umwami iteka rimuciraho yuko agomba kujugunya mu rwobo rw'intama. Imana iravuga ngo kuko wamaramaje ukamamiriza imbere y'abantu n'imbere y'umwami, ngiye kukurengera aho batari, bazamenye ko n'Imana ikora. Haleluya. Amen. Ngo bagiye kumujugunyamo, intare mu ntare iramanuka ku mwantare. Ndabizi murashoboka mumaze gatatu mutegere mute mutari, ariko ugiye kuza mumwumvishire gato mukane naza kubabariza nk'inzara Imana iri bukubara imvuzo. Haleluya. Ndaza kubabara inzara, ariko uje ntaribwa, uje yasenze, uje twaramuganye, uje hari icyo namubuzaho. Haleluya. Amen. Ko mwisenga harimo ubukonje bwinshi. Intare umuryango wa Yuda yarazibwira ngo mwiyegeranye, aze kugwa ku migongo yanyu ngo ziriyegeranye, ziravuga ngo Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Ngo akimanuka agwa mu bwoya araryama arasinze. Ngo ariko mu gicuku Imana igenderera Dani iramubwira ngo kuja uryama
bwira mugenzi wawe Imana ikuvugeho kandi nakubwira ngo mugabo ukundwa cyane mbese Imana usenga yabashije gukuri ntacyo aramubwira ngo imbere y'Imana ubasha abantu hehe imbere y'Imana n'imbere y'umwami nakoze no kunyikija ryari rihari Imana nsenga yabashije kundinda akaba kibaye umwami aruzuza ajya mu mwuka reka mubwira kandi ntutegereze ko ibintu byawe bizava mu ijuru hari abantu babikurikiye kandi hari abantu bakurikiye ibintu byawe umagira hari abantu bakurikiye ibintu byawe Imana ibagereho ibabuze ibitotsi bakanguke amen ndafashije ntabwo bizava mu ijuru n'abantu babibuze haleluya mwarangije baramubwira ngo va ngo bamukura ngo yandare umuryango yidisubiramo ngo inzara nigaruke maze ngitiza azana imbaraga ngo bajugunya mu wa mbere ngo abantu bazatangira ubundi se ataba muzima n'izishwe n'inzara ubundi se atambara neza ntafite basa wabo hanze bamwoherereje udufaranga ubundi se adakoze ukwe nasengera mu barokore bita babwire ngo wapi ni Imana ihari ngo bakimujugunya n'Imana zitiza imbaraga zibasabira hejuru barazibonera n'amaso yabo bwira mugenzi wawe ngo igihe kuzibona zigutambuka imbere ariko ntacyo zizagutora periko ijambo rivuga ngo kumara amazi Imana kugira ngo utera gukora twasoma ijambo tugiye gusoza birabivuga ngo ubivangemo n'umubavu uhumura neza wigijwe n'abahanga ushyirwemo umunyu kugira ikindi kibivangwamo kugira ikindi wivangamo ube uwera haleluya intumwa zigeze kubivanga neza zisiga zigurishije ziragenda mu rusengero zirabivanga haleluya ndafashe bwira mugenzi wawe nafashe ngo Safira n'umugabo barababuwe baravuga ngo natwe turabivanga rwose turagenda tugurisha isambu yacu tuze tubivanga biguma guhumurira Imana neza ngo bageze mu nzira mu baramubwira ngo ariko ntukabumwe agushuka nawe weme gabanyamo kare tujyane kimwe ubundi kiri tugisigara ngo bakibivanga biba biragurutse Imana iravuga ngo ibi bintu biragurutse ntabwo bibaye umubavu uhumura neza kugira ibirutse hari uwabivanze na bwira mugenzi wawe urabivanga ute urabivanga ute aho kuririmba ntubivanga n'amagambo kuvuga ubutumwa ntubivanga no gusambana kuririmba urabivanga ute mubaze baza kuza ngo ubivanga ute nubwo fashe ngo akibivanga asanga yabeshe kandi yari Imana iravuga ngo inzoga biranuka baza mugenzi wawe uri kubivanga ute uyu munsi wawe haleluya Bana yambwiye ngo babaza ko uri kubivanga gute niko yako uri kubivanga ute uvuga utumva uri murabivanga ute tujye gusenga muri karitsiye uri kubivanga ute ntabwo bari kuvuga ngo murokore iyo bitwa akirirwa mu rugo ntajya gusenga kubera ko arataha abana bagahita biruka cyangwa bakina cyangwa n'ikina kubera iki ari kubivanga nabi ariko aravuze ngo ubivangemo ngo bibe byara iyo byabaye byara amateka arahinduka umubavu uwera umubavu ntabwo uri kuba umubavu byagurutse haleluya tugiye guhanuka dusenga ese mu ruhande rwawe uri kubivanga neza niba wumva utari kubivanga neza ukadusenga Imana ngo ubivange mu mubavu uhumura neza
n'umunyu wibitse wowe yubona urimo uraririmba ngo nasa n'umuneza ukaza kubona amatike bariya se bagize n'ugacuranga ntaranura kandi bamuhaye na periya wabivanze yari yaratubwiye abana bakabura ukayajyana mu kabari kayirira wenyine uri kubivanga ute reba ukuntu uri kubivanga ukabisenga n'Imana ubwira Imana ngo ndashaka kubivanga neza mutangarize uracyafite amahirwe uri kumva ijambo ry'Imana tugiye gusiga isuzuma sinabwiye ukuntu uri kubivanga